Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Katwongeye tuwe kazi bakunzi ba Hot Time TV. Turi muri ya gahunda yamenya. Kurushaho kubana natwe ni kugenda urushaho kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Ese hari byinshi waba ukeneye kumenya mu buzima bwawe bwa buri munsi? Uyu munsi ngiye kukubwira uruhare rw'amata mu buzima bwawe. Ese wari uzi ko amata agira uruhare ku ihindagurika ry'uruhu rwawe? Amata ashobora kugufasha kugira uruhu rwiza cyane birenze uko wabitekerezaga. Ese waba uzi impamvu ukeneye byibuze igikombe kimwe cy'amata ku munsi? Kurikirana Hot Time TV ukande subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Amata agira uruhare mu kugira uruhu wishimiye. Ese wari uzi ko amata agira uruhare mu ihindagurika ry'uruhu rwawe? Umuntu ntabwo ari nk'ibuye ritavaho riri, akenera kugenda no gukora kugira ngo abeho. Utwenge duto tuba ku ruhu rwacu dufatamo imikungugu ndetse n'indi myanda itandukanye ya buri munsi. Ibyo bishobora gutuma twa twenge twifunga maze bigatuma uruhu rwawe rwangirika. Ibyo kandi kugira ngo urinde uruhu rwawe ingaruka zo kwangirika zaturutse ku bintu uhura nabyo buri munsi, mu gikombe kimwe byibuze cy'amata cya buri munsi. Ibyo bizatuma ugira uruhu rworohereye kandi rwiza. Ndetse akaba yanakwangirika. Yari Hot Time TV, kandi subscribe nimba unyurwa n'ibiganiro tugenda tuguhereza buri munsi uko bwije n'uko bukeye. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV.